Mutoni Liliane w'imyaka 24 akaba yiyitwa umukobwa w'ishyamba. Impamvu nuko ari mu bakobwa bake bakora akazi ko gucunga umutekano muri parike ya Gishwati Mukura. Reka tubaze Didas Niyibizi yaganiriye nawe. Turi muri parike ya Gishwati Mukura. Ni parike ibumbatiye urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye, ariko kuri uyu munsi reka twere kwibanda kuri urwo rusobe rw'ibinyabuzima birimo. Tuvuge ku bigendanye n'abacunga umutekano muri iyi parike. Ntabwo ari abagabo gusa, kuko iyi parike ifite n'umwihariko wo kuba mu bacunga uwo mutekano harimo abakobwa nk'abariya bihebeye aka kazi gakomeye. Tugiye gushira amatsiko tuganire n'uyu mukobwa w'imyaka 24 umaze imyaka 3 muri aka kazi. Turamenya byinshi n'icyamutinyuye kugira ngo aze muri aka kazi. Ni Mutoni Liliane, ndi umurenja hano mu Gishwati, hanze batwita abagaride. Kubitinyuka byaje gute? Mu buzima busanzwe navukiye hafi y'amashyamba, hafi n'ibirunga. Nkunda akazi ko kubungabunga umutekano wa parike, kuko nakuze mbona harimo abantu barushimusi benshi. So byanteye courage yo kuza gukora kano kazi, kuko nabonaga igitsina gore kitinya cyane. Nakundaga kubwira mu rugo so why kuki ntagerageza kari akazi nk'umukobwa. Abantu benshi bakambwira ko ntabishobora kuko ari akazi k'abagabo. Byagumije kunzamo 2022 nibwo na joininze. Nabonaga ari ibintu bigoye, ariko mu gihe gito naramenyereye. Wiyumva gute umaze kwambara uvuga ati akazi karatangiye? Mba numva ndi strong woman. Ukomeye. Mba numva ndi umuntu ukomeye. Mba n'umuntu nyine utinyitse ku bwanjye, ariko ku giti cyanjye ntabwo mbizi ku ruhande uko babibona, ariko ku bwanjye mba numva ndi umuntu udasanzwe ndetse utinyitse. Ati inyamaswa nazo zirantinya? Oya, inyamaswa ntabwo zintinya, ziranyubaha kandi zikankunda. Yego. Hanyuma wenda umuntu yashobora kugira amatsiko mutemberana na ba mukerarugendo batandukanye hano, abanyamahanga, abanyarwanda, bakakubona nk'umukobwa hano ufite imbunda, acunze umutekano. Ntabwo bajya babigira amatsiko wenda benshi bakifuza kukubaza ibibazo bitandukanye? One day byize kumbaho, nkora n'abanyamahanga baba excited, bavuga yuko batari bazi ko hari abakobwa b'abapaka rangers. Ariko bamwe na bamwe baratungurwa, ariko nanone ikibatungura cyane ntabwo batungurwa nuko turi abarenja, ahubwo batungurwa no kubona ibintu byose tubishoboye muri parike, ndetse no kuba dufite imbunda. Ntabwo bumva yuko ari ibintu twashobora cyangwa ari ibintu twabasha. Akenshi bakunda kutubaza imbunda urayishoboye gute, uyijera ukamanaging ukayirirwana, ese inyamaswa ntabwo zizabarya? Ariko kubera yuko tubana nazo buri munsi, nazo zabaye inshuti zacu. Mu rugo ababyeyi bawe babyakiriye gute kuba muri aka kazi? Mu rugo barabyishimiye cyane, kubera yuko nabo njya kujyayo ntabwo babyumvishaga, bambwiraga yuko ari akazi k'abagabo. Ariko ni ibintu byabashimishije cyane, bitewe nuko nanjye nagiye niteza imbere mu kazi, ndetse bumva hari ubundi bumenyi nagiye nunguka kubwo nari mfite mu bintu bijyanye n'amashyamba, mu bintu bijyanye n'inyamaswa. Ikindi kandi nabashije kwiteza imbere mu rugo, ndetse ngira n'ibyo mfasha ababyeyi banjye mu bijyanye n'amafaranga cyangwa ekonomi. Ubwo ibihe byose urakorana nijoro? Nkora ku manywa, ni ibintu umuntu aba yariyemeje, bibaye na nijoro nabwo wagakora nta kintu bitwaye. Uzamara nk'imyaka ingahe muri aka kazi? Aka kazi mba numva nzagakora kugeza igihe bamereye pansiyo. Yego. Ubu tuzagaruka mu myaka 10, 20 mu myaka 10 muzagaruka musanga mpari nanone mbagahidinge. Zaza wawe hano muri aka kazi mufatanya gute ku buryo nyine mwumva muri gukora nk'ikipe? Noneho na cya kintu cyo kuvuga ngo n'umukobwa n'umugabo ntikiba kikiriho? Basaza bacu ni abantu babona natwe tumeze nk'abagabo. Bakunda kutubwira yuko natwe turi abagabo bagenzi babo, kubera yuko abantu benshi batekerezaga yuko iyo mirimo ari imirimo y'igitsina gabo, ariko basanze imirimo yose bakora natwe tuyikora. Ahazamuka turahazamuka, amanuka nabo bakahamanuka, twese tukahamanuka. Ni imirimo dufatanya, nta muntu ufite intege nkeya uvuga ngo ntabwo mbishoboye, ko twese twaramenyereye. Muri make ni akazi dukora dukunze, kandi akazi ushizeho umutima ugakora neza. Nk'igitsina gore kiri hanze, nabashishikariza kureka kwitinya, bakatinyuka, bakaza tugafatanya, tukabungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, tukabungabunga amashyamba, tukabungabunga ibidukikije, kuko nibyo biduhereza ba mukerarugendo, bakaduha amadovize, bagakora imihanda yo mu byaro, bakatwubakira amavuriro. Kwitinyuka ni byiza,
nta mirimo yagenewe igitsina gabo nta n'imirimo yagenewe igitsina gore. Reka tumushimire Liliane Umutoni, ni urugero rwiza rufatika rw'umukobwa witinyutse gukora akazi nk'aka ubusanzwe gafatwa nk'ak'abagabo.